muri Agroplaste twabazaniye imbabura yitwa Igisubizo ikoresha ibicanwa bitangiza ikirere kandi ikarondereza n'ibicanwa. Iyo mbabura ifite umwihariko kuko ikoresha umurasire w'izuba, igabanya umwotsi ku kigero cya 98%, ikaba ifite na batiri ku buryo mu gihe cy'ubukonje ukomeza guteka nta kibazo uhuye nacyo. Iyi mbabura kandi ikoresha amakara yo mu bwoko bwa pellet. Ayo ni amakara nanone akoze mu bishingwe kandi akoze ku buryo nayo atangiza ikirere. Iyo mbabura kubera ko ihisha vuba kandi ikabazanira n'isuku mu gikoni, ibafasha kugira ngo mwirinde indwara zo guhumekera, ikabafasha kugira ngo uwo mwanya mwakoresheje muteka vuba mu muryango mukoreshe indi mirimo iteza imbere umuryango, mukarinda n'abana kwirirwa ku gasozi bashakisha inkwi. Uwo mwanya ahubwo abana bakawukoresha basubira mu masomo yabo. Tuyibahana hamwe n'umurasire w'izuba ndetse n'ibikombe bibiri mwifashisha muteka. Iyo rero uyikoresheje bituma ubukungu bwawe bwiyongera kuko amafaranga wakoreshaga mu kugura ibicanwa aragabanuka cyane. Turabasaba rero kutugana kugira ngo dusangire ibyo byiza twabazaniye. Nongeye kubasuhuza mbasuzanya umutima ukeye kandi wuje ibyishimo kuko muri kugenda munyereka ko mukunda ibiganiro ncisha hano kuri YouTube channel yacu. Benshi banyandikiye inbox bambwira ko iyi channel nikomeza tuzayihahiraho ubumenyi bwinshi butandukanye na byacitse nk'uko bamwe mukunze kubivuga. Ubundi rero muri iyi minsi aho amakuru yihuta vuba, abantu baba basabwa kumenya aho bakura amakuru yizewe kuko hari ubwo ushobora kugurukana n'ibigurutse ugasanga barakubeshye, nyamara nk'ubu niba utarakanda subscribe ntabwo uzabasha kubona andi makuru akungura ubumenyi nk'aya ngaya. Uyu munsi rero nazinduwe no kugusobanura kimwe mu bintu bihangayikishije isi. Nasanze kugira ngo gahunda izabe tujyanemo neza bisaba kujya tubanza tukanasobanukirwa amwe mu magambo akunze gukoreshwa, nituyamenya neza tuzajya tumenya n'impamvu hari ingamba zifatwa ngo ibibazo biba byavutse bitatugiraho ingaruka niyo zaza zikaza ari nkeya. Uyu munsi ndatangira rero nkubaza nti ubundi imihindagurikire y'ibihe bahora batubwira ni ibiki? Ese ni iyihe? Ubundi se ibyo bihe byahindutse ni byahoze bimeze bite? Ndatekereza ko aho ngaho ushobora kwibaza icyo kibazo ugafata umwanya muto ukagitekerezaho, ariko dutangiye dusobanura nk'uko ubushakashatsi twakoze bubyerekana. Ubusanzwe imihindagurikire y'ibihe bivuga impinduka z'igihe kirekire haba ku bushyuhe, imvura n'indi miterere y'ikirere ibaho mu gihe cy'imyaka 10 cyangwa irenga. Izi mpinduka ziterwa hanini rero n'ibikorwa by'abantu nko gutwika ibimera no gutema amashyamba, gukoresha ibikoresho byo mu nganda birekura ibyuka bihumanya ikirere, aho bishobora gutera indwara zitandukanye ndetse no kongera ubushyuhe mu kirere. Nabyo bigira ingaruka zitandukanye ku buzima n'ibinyabuzima byo ku isi. Aha rero umuntu wese ashobora kumva uruhare rwe mu gutera imihindagurikire y'ikirere. Ushobora kuba utema ibiti, ushobora kuba udatera ibiti, ushobora kuba aho utuye ari ku butayu, ushobora kuba uri muri babandi babona igiti ku muhanda bakacyangiza. Ibyo byose ni uruhare rwa muntu abagira kuri iyo mihindagurikire y'ikirere, mu gihe bamwe bagerageza kurwana bashaka igisubizo ugasanga hari n'abandi bagerageza gusenya. Zimwe mu ngaruka rero z'imihindagurikire y'ibihe harimo kwiyongera k'ubushyuhe ku isi nk'uko twabivuze. Ahangaha ikigereranyo cy'ubushyuhe bwo ku isi kiyongereyeho °C imwe kuva mu mpera z'ikinyejana cya 19. Reba ukuntu hiyongereyeho °C imwe, ariko tukaba twirwa tuvuza induru, ubushyuhe, imvura nyinshi, nyamara akaba ari kamwe kiyongereyeho. Hashize hafi ibinyejana 2 ako kabare kiyongereye. Reba rero nitutafata ingamba kagakomeza kwiyongera aho bizatugeza. Mu kinyejana cya 19 rero aho ngaho ubushyuhe bwinshi bwabaye mu myaka y'icyo kinyejana. Ibi byatumye habaho ubushyuhe bwinshi kandi bukabije, kimwe n'amapfa amara igihe kirekire mu bice bitandukanye by'isi.
byagera ku mugabane rero dutuye w'Afurika bigahumira ku mibare, dore ko n'ubusanzwe abatuye uyu mugabane abenshi bari munsi y'uburongo w'umukene, aho bamwe bashobora kumara icyumweru cyose batariye n'ifunguro ry'amafaranga 500. Abandi inzara irabica bakagerageza kubera imihindagurikire y'ikirere cyangwa se ingaruka zayo, ariko iyo bigeze ku mugabane w'Afurika biba ibibazo. Uyu munsi ushobora kuba wenda weho utabibona nk'ibibazo, ariko iyo utembereye hari aho ubona ko hari ibibazo koko. Uretse aha muri Afurika no mu bihugu by'abanyaburayi ho imihindagurikire y'ibihe yigaragaza cyane mu kwiyongera kw'amazi y'inyanja, bitewe ahanini n'uko bwa bushyuhe twavugaga bubangamira urubura ruba rusanzwe ruba mu bice by'amajyaruguru y'isi, bityo rugahinduka amazi ku buryo yiyongera akabangamira abatuye ku nkombe ndetse n'ibinyabuzima. Hari nubwo kandi imihindagurikire y'ikirere iza mu buryo bw'imvura idasanzwe n'umuyaga udasanzwe. Mujya mwumva yitwa za Katrina, aho byageze iyo byagenze gutyo biteza imyuzure ku baturiye inyanja, ndetse bigasenya amazu, ubuzima bw'abantu n'ibintu bukangirika mu buryo budasanzwe. Iyi mihindagurikire y'ikirere rero kandi iterwa n'ingaruka mbi. Iyi mihindagurikire y'ikirere kandi itera ingaruka mbi ku buhinzi, umutungo kamere w'amazi ndetse n'ibidukikije muri rusange. Tugenekereje ibidukikije ni ibinyabuzima byose umuntu agirana umubano nabyo cyangwa biba mu isi nk'uko uyibamo, byaba ibiti cyangwa ibikururanda, ibiguruka, ibyo mu mazi, amazi nayo ubwayo, ibyo byose ni ibintu bidukikije. Iyo habaye rero ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere cyangwa y'ibihe, ibi byose tuvuze haruguru bihura na za ngaruka, ku buryo rwa ruhererekane rw'ubuzima ku isi rutangira guhura n'ibibazo, byaba amapfa, impfu, imihangayiko, indwara z'ibyorezo n'ibindi. Ikindi ubushakashatsi bugaragaza ni uko imihindagurikire y'ibihe ishobora no kurimbura ibinyabuzima bitandukanye bigashira ku isi. Ubu umuntu akubajije igihe uheruka kubonera intashya cyangwa inyombya, hari n'izindi nyamaswa nyinshi zazimiye ku isi kubera ko iyo mihindagurikire y'ibihe yabaye. Muri rusange iyi mihindagurikire y'ikirere ihungabanya urusobe rw'ibinyabuzima ku isi, bikaganisha ku gutakaza urusobe rw'ibinyabuzima nk'uko twabivuze haruguru, no kurimbuka kwabyo. Ibi bihita bigira ingaruka ku ruhererekane rw'ubuzima ku isi, uhereye uko wibona uko ugatangira kubura icyo urya, bigakomeza kugeza ku ngaruka karundura zibaye. Mu by'ukuri rero ntawasoza atagaragaje ko twese uko turi ku isi tubangamirwa n'iyo mihindagurikire y'ibihe, ku buryo tutagiye kure twatekereza ku biza bidusenyera bigatwara ubuzima bw'abantu. Urugero rwa hafi, umugezi wa Sebeya, ibyo uherutse gukorera abantu mwarabyumvishe, amapfa akunda kwibasira intara y'Iburasirazuba murayazi, n'ibindi. Imihindagurikire y'ibihe kandi ikomeza kwanduza ikirere, gukwirakwiza indwara ziterwa n'udukoko no kongera ibyago by'indwara ziterwa n'ubushyuhe, kugira abaturage bafite intege nke batagaragaza ibigango nk'iby'abakurambere n'ibindi. Izi ngaruka kandi zikunze kwibasira abasaza n'abana, ndetse kandi byagera ku bagore bikaba akarusho, kuko ahanini usanga nko ku mugabane w'Afurika abagore aribo baba bashinzwe gukurikirana ibyo mu rugo, kuvoma amazi, gushaka ibicanwa, bityo iyo izi ngaruka zabayeho abagore bari mu bibasirwa cyane. Muri rusange rero imihindagurikire y'ikirere cyangwa y'ibihe ibangamiye cyane ibidukikije, ubuzima bw'abantu ndetse n'ubukungu ku isi. Gukemura ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere bisaba ubufatanye n'ibikorwa bigamije kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, guhindura uburyo bw'ibicanwa no kongera gushakisha ubudahangarwa bw'ubutaka dutuyeho, binyuze muri porogaramu zose zishyirwaho hagamijwe kubirengera.
ahangaha bavuga ko nta bidukikije nta buzima. Ntitwasoza tudashimiye Minisiteri y'Ibidukikije n'abafatanyabikorwa bayo bakomeza gushyira imbaraga muri gahunda zose zigamije kurengera ikiremwamuntu, ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ibiganiro byacu ni akagaruka, ni uko twahisemo tuzajya tubikora hagamijwe kurengera abakunzi ba Top Africa News, birinda gutwarwa n'amakuru atandukanye ashobora gutuma bibagirwa inshingano zo kurengera isi dutuye, kuko ariyo yacu nanone ndetse ikaba n'iy'abazadukomokaho. Kora subscribe rero kuri YouTube yacu niba utarayikora, ariko niba warabisoje itegure kubona amakuru yacu buri munsi. Turifuza kumenyesha kandi ko dufite imbuga zitambuka amakuru yacu haba mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Abasoma Ikinyarwanda amakuru yacu muzajya muyasanga kuri www.kinya.topafricanews.com, naho mu Cyongereza nk'uko bisanzwe ni topafricanews.com. Wifuza gutera inkunga ibiganiro byacu watwandikira kuri email info@topafricanews.com cyangwa ugahamagara 078 71 05 131. Tutaranasoza kandi twabibutsa yuko hari abantu baba bafite imbabura zirengera ibidukikije, aho izo mbabura iyo zikoresheje nawe uba ugize uruhare mu kurwanya ibyuka bihumanya ikirere ndetse no kurinda ibidukikije. Muri Agroplast twabazaniye imbabura yitwa Igisubizo ikoresha ibicanwa bitangiza ikirere kandi ikarondereza n'ibicanwa. Iyo mbabura ifite umwihariko kuko ikoresha umurasire w'izuba, igabanya umwotsi ku kigero cya 98%, ikaba ifite na batiri ku buryo mu gihe cy'ubukonje ukomeza guteka nta kibazo uhuye nacyo. Iyi mbabura kandi ikoresha amakara yo mu bwoko bwa pellet. Ayo ni amakara nanone akoze mu bishingwe kandi akoze ku buryo nayo atangiza ikirere. Iyo mbabura kubera ko ihisha vuba kandi ikabazanira n'isuku mu gikoni, ibafasha kugira ngo mwirinde indwara zo guhumekera, ikabafasha kugira ngo uwo mwanya mwakoresheje muteka vuba mu muryango mukoreshe indi mirimo iteza imbere umuryango, mukarinda n'abana kwirirwa ku gasozi bashakisha inkwi. Uwo mwanya ahubwo abana bakawukoresha basubira mu masomo yabo. Tuyibahana hamwe n'umurasire w'izuba ndetse n'ibikombe bibiri mwifashisha muteka. Iyo rero uyikoresheje bituma ubukungu bwawe bwiyongera, kuko amafaranga wakoreshaga mu kugura ibicanwa aragabanuka cyane. Turabasaba rero kutugana kugira ngo dusangire ibyo byiza twabazaniye.